Aha nongeye kukwakira hano kuri MS Entertainment TV. Tuse bigenze bite ko twagiye dukunda MS Sport TV noneho bihindutse MS Entertainment TV. Tibihindutse gute rero? Ngira ngo bamwe mwajya ku mbuga nkoranyambaga zacu mukareba. Ngira ngo murabizi twakoreshaga MS Sport TV ariko ubu ngubu byahindutse MS Entertainment TV. Tibigenze gute rero? Ngira ngo bamwe mu bakunzi bacu bagiye badusaba yuko twajya tubagezaho imyidagaduro muri rusange tukareka kwibanda mu gice cya siporo. Ngira ngo murabizi twibandaga mu makuru ya siporo cyane, noneho ubu ngubu na bamwe bagendaga bakunda imyidagaduro igiye itandukanye nabo kera kabaye, none nabo tuzajya tubagezaho imyidagaduro igiye itandukanye. Nkomeza kukubwira ngo kora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel MS Entertainment TV, aho tugeza ajya turebera hamwe imyidagaduro muri rusange. Muri iki gitondo nibwo habyutse inkuru cyangwa se nejo hashize uyu musore Juno kizigenza wabarizwaga mu gitangaza music ya Bruce Melody we na mugenzi we Ken Sora, aho aba basore uko ari babiri Bruce Melody yafashaga. Igihe cyaje kugera Bruce Melody asezerera aba basore, arabashimira ku bihe byiza bagiranye ku buryo bakoranye. Yaje kubashimira rero aba basore buri umwe yagiye afata icyemezo cyo gukorera ku giti cye, yaba Ken Sora yaba Juno kizigenza. Uyu musore rero nibwo yapostinze ifoto iteguza abakunzi be indirimbo nshyashya agiye gusohora nyuma yo gusorana indirimbo na Ariera Ways. Indirimbo akaba ari ya Ariera Ways yagaragayemo uyu musore Juno kizigenza. Uyu musore rero nawe ubwe yaragiye gushyira hanze indirimbo ye, nibwo yaje gushyira hanze ku rukuta rwe ifoto iriho umukobwa wambaye, nabyita ko yambaye ubusa, uyu musore Juno kizigenza amuhetse kuri moto. Iyi foto rero ikomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo benshi bagiye bayivugaho, barimo bavuga ngo indirimbo nta muntu uzayireba ibiki n'iki, aho n'umunyamakuru ukora kuri radio TV10 Oswakim iyi foto yaba yahamagaye noneho Edouard Bamporiki kuba yagira icyo yabivugaho, aho uyu munyamakuru Oswakim avuga yuko ibingibe atari indangagaciro z'umunyarwanda cyangwa se bitagaragara muri za kirazira z'umunyarwanda kuba yakora ibintu nka biriya. Ngira ngo bishobora no kuba byaviramo uyu musore indirimbo yo kuba yahagarikwa. Benshi bategereje kumva ijambo Edouard Bamporiki minisitiri w'umuco icyo ari buze kuba bivugaho, gusa benshi bashobora kuba biteze ko iyi ndirimbo yaza kuba yahagarikwa nyuma yo uyu musore mubonye ifoto. Ngira ngo nahanga murayireba, twayibashyiriyeho muri kugenda muyibona. Ngira ngo murebe uwo mukobwa ibyo yambaye, murabona ko wagira ngo yambaye ubusa. Ngira ngo uyu musore bishobora kuba bimubera bibi, amafaranga barasupeninza ko n'indirimbo bishobora kuba byamubera bibi. Mubwira ngo kora kugenda wibonera amakuru agiye atandukanye, siporo, music, ubuzima, amakuru ya politiki, amakuru agiye agezweho, motivation. Ugenda urushaho kugenda wibonera amakuru agiye atandukanye. Mubwira ngo kora subscribe n'ugenda udakoze subscribe, tugenda twibonera mu makuru agiye atandukanye. MS Entertainment TV tuzajya tubana mu bintu bigiye bitandukanye. Kora subscribe twibane.